Mu myaka 30 ntibizaba bikigoranye ko wafata registry yose mu mutwe ahantu hari akadomo kakaba gahari nk'uko kagihari. Kwiga ntibizaba bikigoranye cyane, ahubwo uzaba bihagije kuba warebye ku rupapuro rumwe ukabumbura urundi ukarurangiza. Bizaba bisa nk'aho ari ugufotora. Ntibizaba bikigoye gukora ikibazo cy'imibare nka equation n'ama integral n'ibindi byinshi ukabikora nko kuzimya buji. Mwisi iteye imbere ntibizaba bikigoye yuko umwana w'imyaka 8 avuga indimi 10 neza nk'uwazivukiyemo. Mwisi iteye imbere kwiga kaminuza ntibizaba bigifata imyaka, ahubwo uzajya wiga iminsi mikeya gusa ubundi utabwa diplome. Mu myaka 30 iri imbere umubyeyi azajya ajya kugurira umwana w'ubwenge nk'uko ajya ku isoko akamugurira inkweto. Kubyara bizaba ari uko ubishaka, umubyeyi azayabyara umwana muri foroma ashaka, ibara ashaka, umutwe ashaka, uburebure ashaka, mbese bizaba ari ibyifuzo bye byuzuye. Uko abyifuza niko azajya abyara uwo mwana, ibizwi nka DNA editing. Ejo hazaza abana bazajya batsinda mu ishuri ni abana b'abakire. Tekerezaho gutsinda ishuri bitaba biterwa no kwiga cyane, ahubwo biterwa n'amafaranga y'ababyeyi. Naho ku isi umwana ashobora kongererwa memoire, akongererwa ubushobozi bwo gutekereza vuba cyangwa agahanga ubwenge bw'ubukorano na artificial intelligence ihuzwa n'ubwonko bwe. Ni ubwonko bwihuta cyane bufite speed ya processing ijya kungana nk'iya computer mu mikorere. Abashakashatsi bo muri MIT na Stanford University bamaze imyaka bakora ku buryo bwo guhuza ubwonko n'ikoranabuhanga. Hari imishinga nka Neuralink yashinzwe na Elon Musk igamije gushyira utwuma duto mu bwonko dushobora gufasha ubwonko kuvugana na mudasobwa no kongera ubushobozi bwo kwibuka. Aha kwiga indimi 10 ntibizaba bikigusaba igihe kinini. Ku mwana w'umukire ibintu byose bigiye kuba byoroshye. Iki ni ikiganiro intsinzi y'ikinyoma Ngendi Ish Robert Muhayikazi. Ubwonko nk'igice gikontorora umuntu bukaba ingenzi mu mikorere ya muntu. Abashakashatsi bo muri MIT na Stanford University bamaze imyaka bakora ku buryo bwo guhuza ubwonko n'ikoranabuhanga. Hari imishinga nka Neuralink yashinzwe na Elon Musk igamije gushyira utwuma duto mu bwonko dushobora gufasha abafite ubumuga, gufasha ubwonko kuvugana na mudasobwa no kongera ubushobozi bwo kwibuka. Uyu munsi biri gukorwa mu rwego rwo kuvura abafite ibibazo byo kwibagirwa, ariko mu minsi iri imbere biragoye kuzongera kubona umuntu umeze nk'uko yavutse. Bisa nk'aho turi kujya mu isi y'amarobo, aho kubona umuntu utavangiye bisa nko guhiga urushinge mu ishyamba. Mu bitabo byeraho babivuga neza ko abakire bazakomeza gukira, abakene nabo bagakomeza gukena. Nibura byari bicyoroshye aho umwana w'umukene kubera ubwenge bwe twashoboraga kuzamukiza, ariko azahangana gute n'uwo mukire ufite gukora nk'imashini? Ubwenge bwo gukorana mu mutwe w'umuntu buzwi nka brain computer interference, abahanga bavuga ko bushobora gutera imbere cyane mu myaka 20 kugeza kuri 40 iri imbere, aho bizaba ari ibisanzwe mu bihugu byateye imbere. Abana bamwe bagira version ya 2 n'ibice 0 y'ubwonko, ndetse abishoboye bazajya bakoresha upgrade buri mwaka. Niba urangije secondary akoresha upgrade ajya kaminuza, birimvikana abakene bazasigara uko baremwe. Guhindura kamere y'umuntu, umwana ashobora kutazaba akiriwe, ahubwo akaba igisubizo cy'icyifuzo cy'ababyeyi. Hari n'abavuga ko bishobora guteza ubusumbane bukabije. Uyu munsi turajya afite ubwonko bwacu, ariko mu minsi iri imbere uzajya ujya kugura ubwenge nk'uko bagura telefoni nshya. Mu myaka 30 iri imbere ubushakashatsi ku bwonko buzagera kure. Brain Computer Interfaces, AI Enhanced Combination na DNA Editing byose birahari, ariko bizakoreshwa ku bantu bose. Abakire bazajya bagura ubwenge bushya, abandi basigara inyuma. Isi igenda igabanyamo ibyiciro, bafite ubushobozi buhambaye ndetse n'abadafite ubushobozi basigara inyuma mu mwijima. Ibi ntabwo ari inkuru za science fiction, ibi byose byageragejwe ku bantu, ku nyamaswa no mu bihugu bimwe byateye imbere. Icyo benshi batazi, ubushobozi bwo guhindura DNA, kongera memory cyangwa processing speed birashoboka, ariko ibanga rihari bizaba ku bazaba bishoboye. Abakire nka Elon Musk biteguye gushyira hanze ibicuruzwa by'ubwonko bw'abantu. Abashakashatsi bakomeje kurara muri za laboratoire bakora amanywa nijoro. Bafite ubushobozi bazashaka upgrade buri mwaka. Memory yawe, reflexes zawe, ubushobozi bwo gutekereza byose bizajya bigurwa. Hari igihe kizagera aho umwana atazongera kuvuga nk'uko Imana yamuremye, ahubwo azaba yarabanje gutegurwa. Amaso y'ubururu cyangwa umweru, ubwenge buhanitse, imbaraga zidasanzwe, ubuzima burebure kurusha ubw'abantu basanzwe. Iyi si inkuru ya filime ya science fiction, ni ubushakashatsi burimo gukorwa ubu muri laboratoire zikomeye ku isi. Umunsi bavuga ko hazaza h'abantu, ahazaza h'isi, aho ishobora kugurisha ubwenge no guhindura kamere y'umwana utaravuga. DNA nk'igitabo kinini cyanditse uko umubiri wawe uzaba umeze, kuzawureshya, kuzawutekereza, ndetse n'indwara ushobora kurwara. Abahanga bamaze imyaka bakora ubushakashatsi ku buryo bwo guhindura iki gitabo. Muri 2012 ikoranabuhanga ryitwa Chris Epal
byahinduye isi ya siyansi, byatumye bishoboka guhindura genes mu buryo bwihuse kandi bworoshye kurusha imbere hose. Tekereza umubyeyi w'umukire wagiye kwa muganga mbere y'uko umwana avuka, muganga akamubwira ati tubasha gukuraho gene izateza indwara, ariko nyuma turamwongereraho ubwenge bwe 20%. Muri 2018 umushakashatsi witwa He Jiankyu yatangaje ko yahinduye gene z'abana babiri mbere yo kuvuka. Isi yose yaratunguwe, abenshi bararakaye, gusa yaje gufungwa kubera kurenga ku mategeko ya bioethics. Ngibi akaba yarazize gutangaza ibanga ry'akazi. Ariko ikibazo gisigaye ni iki? Ese ibyo byari intangiriro gusa? Niba guhindura gene bizemerwa, abakize bashobora kugura ubwenge burenze, imbaraga z'umubiri, ubwiza budasanzwe ndetse n'uburebure. Abatishoboye bo bazaguma ari abantu basanzwe. Ese hazavuka ubwoko bushya bw'abantu, abantu bateye imbere n'abandi basanzwe? Abahanga bamwe bavuga ko ibi bishobora guteza ivangura rishya bizwi nka genetic inequality. Hari impande ebyiri. Ku ruhande rumwe, iri ni ikoranabuhanga rishobora gukiza indwara zikomeye nka kanseri n'izindi nyinshi. Ku rundi ruhande, bishobora gufungura umuryango tutazashobora gufunga. Nuzi neza ingaruka zayo mu myaka 50 iri imbere. Ababyeyi bashobora kujya bagura ejo hazaza h'abana babo, ariko se twiteguye kubaho mu isi aho kuba umuntu bisaba amafaranga? Se tuzaba tukikurikiza kamere cyangwa tuzaba turi ibihangano by'abantu? Ibi mvuga se ejo, ahubwo biri gutegurwa uyu munsi. DNA irimo guhindurwa, amategeko arimo gusuzumwa, abanga barimo gukora. Ikibazo ni iki? Ese isi iriteguye? Wowe uriteguye? Nge ndi Ishi Robert. Kanda subscribe umeze kukugezaho ibisa nk'ibiteye ubwoba utahakumvira ahandi uretse hano. Bana natwe buri munsi. Nge ndi Ishi Robert. Amahoro n'imigisha.